byabo hano mu Rwanda. Mu kanya gatoya rero Perezida wa Repubulika Paul Kagame araza kuba ageze ahangaha haririmbwe indirimbo yubahiriza igihugu mbere yuko umukuru w'igihugu ari kumwe na Madame Jeannette Kagame baza gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu niba bamara gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari, hakaza gukurikiraho abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, nawe akaza gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari ahangaha. Nyuma yaho rero hakaza gufatwa umunota umwe wo kwibuka intwari z'u Rwanda, akaba uwo munota ari nawo uri buze gusoza gahunda tubagezaho ahangaha ku rwego rw'igihugu. Birumvikana ko uyu muhango murawukurikira ahangaha, ariko hirya no hino hakaza no kubera izindi gahunda n'ibikorwa bitandukanye mu rwego rwo kwizihiza intwari z'u Rwanda. Nk'uko mubizi ziri mu byiciro bitatu: imanzi, imena ndetse n'ingenzi. Mu kanya gatoya katarambiranye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaza kuba ageze ahangaha ku gicumbi cy'intwari, aho aza kuyobora uyu muhango. Mugumane natwe. Nk'uko rero bakurikiye televiziyo y'u Rwanda bikurikiye ahangaha ku gicumbi cy'intwari i Remera mu mujyi wa Kigali, akaba ariho hagiye kubera nyine z'igihugu ku rwego rw'igihugu. Umuhango twakomeje kubararikira kuza kubutangiye mu kanya gatoya, ukayoborwa na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kubageze ahangaha mu kanya katarambiranye, umunsi w'intwari z'u Rwanda rero ukaba wizihizwa ku nshuro ya 29 ku nsanganyamatsiko igira iti ubutwari mu Banyarwanda, agaciro kacu n'umuhango. Nk'uko twabigarutseho witabiriwe n'abandi bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, ndetse hakaza kuba hari n'uhagarariye abandi ba diplomate bakorera mu Rwanda cyangwa se abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Uyu munsi rero usibye ahangaha wizihizwa ku rwego rw'igihugu ku gicumbi cy'intwari, ukaza kuba unizihizwa cyangwa se ukaba urimo no kwizihizwa hirya no hino mu gihugu, ahateguwe ibikorwa bitandukanye bijyanye no kuzirikana ubutwari bw'Abanyarwanda, by'umwihariko intwari zitandukanye zizirikanwa uyu munsi. Duhereye ku cyiciro navuga ngo cyo hejuru y'ibindi, kuko murabizi ko tugira ibyiciro bitatu by'intwari hano mu Rwanda: intwari z'ingenzi, imena ndetse n'imanzi. Imanzi akaba ari cyo cyiciro navuga ngo cy'ikirenga muri ibyo byiciro uko ari bitatu, kikaba rero kugeza ubu ngubu ari icyiciro kirimo Major General Fred Gisa Rwigema ndetse n'umusirikare utazwi, mu gihe izindi ntwari twizihiza uyu munsi ziri mu cyiciro cy'imena. Ndetse icyiciro cy'ingenzi cyo hakaba hagikomeje ibijyanye n'ubushakashatsi kugira ngo nacyo tumenye iyi ntwari zikirimo, kuko kugeza ubu nk'uko nari maze kubivuga icyiciro cy'imanzi ndetse n'imena akaba ari cyo cyiciro kimaze kugira iyi ntwari zigishyirwamo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame rero akaba mu kanya katarambiranye ubwo aza kuba ageze ahangaha aza gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari cyubatse ahangaha ku gicumbi cy'intwari, aho uyu muhango ubera, ndetse nyuma ye akaza gukurikirwa n'uhagarariye abadiplomate bakorera hano mu Rwanda, nawe uza gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Nyuma yaho rero hakaza gufatwa umunota
wo kuzirikana izo ntwari z'igihugu twari dukomojeho ziri mu byiciro bitandukanye nk'uko twabigaragaje mu kanya gashize. Ibi birori rero bikaba bigiye kubera ahangaha ariko kandi ku nshuro ya 29 hakaba hateguwe n'ibikorwa bijyanye no kwizihiza intwari z'u Rwanda no muri diaspora. ngira ngo abakomeje kubikurikira kuri televiziyo Rwanda hakaba hari bamwe mu bo twaganiriye muri gahunda za televiziyo Rwanda zitandukanye bari mu mahanga, barabo twabonye ku mugabane w'i Burayi ndetse n'ahandi hateguwe ibikorwa byo kwizihiza uyu munsi w'intwari cyangwa se kwizihiza intwari z'igihugu. Mugenzi wacu rero Christophe Barore subije ijambo mbere yuko tuza kugaruka ahangaha, ariko Barore unyemerere mbere yuko nkubwire ko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madame bigaragara ko bagiye kugera ahangaha aho bagiye kuyobora uyu muhango wo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu. Umuhango rero bigaragara ko urabimburirwa n'indirimbo yubahiriza igihugu igiye kubanza kuririmbwa ahangaha mbere yuko umuhango nyirizina utangira. Nyakubahwa perezida Paul Kagame na Madame bakaba bageze ahangaha ku gicumbi cy'intwari i Remera mu mujyi wa Kigali aho bagiye kuyobora uyu muhango wo kwizihiza uwo munsi w'intwari z'igihugu, umunsi wizihizwa ku nshuro ya 29. Ni umuhango rero ugiye kubimburirwa n'indirimbo yubahiriza igihugu, hanyuma umukuru w'igihugu akaza no gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari kiri ahangaha. Bigaragara ko ari umunsi wateguwe neza. Twakire nyakubahwa perezida wa Repubulika na Madamu. Televiziyo Rwanda ko nyakubahwa perezida Paul Kagame amaze kugera ahangaha ari kumwe na Madamu Jeannette Kagame. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, nitwa Rwakanikora, abandi umukozi mu rwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Tariki ya 1 Gashyantare buri mwaka abanyarwanda twizihiza umunsi mukuru w'intwari z'igihugu, tukavuga ibigwi intwari zaranzwe no gukunda igihugu zikakitangira.
intwari zaranzwe no guharanira ukuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu munsi twizihiza umunsi w'intwari z'igihugu ku nshuro ya 29. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti: ubutwari mu banyarwanda, agaciro kacu. Gahunda iteganyije kubera hano Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niyo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Harabanza mwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, mu cyubahiro cyanyu mwakwigira imbere mugashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu. Hakurikiyeho Nyakubahwa Ambasaderi uhagarariye abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga. Your Excellency Ambassador, please come forward and lay the wreath on the national heroes symbol. Thank you, Your Excellency Ambassador. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari, turafata umunota wo kuzirikana intwari z'igihugu zatabarutse. Umuhango waberaga hano ku gicumbi cy'intwari z'igihugu uyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu urahumuje. Mugire umunsi mwiza. Murakoze. Bikurikiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari kumwe na Madamu Jeannette Kagame bakaba bamaze gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari ahangaha ku gicumbi cy'intwari Remera mu mujyi wa Kigali, ndetse nyuma yaho nk'uko mwabikurikiye na Ambasaderi wa Congo Brazzaville hano mu Rwanda ari nawe uhagarariye abambasaderi b'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga hano mu Rwanda, nawe akaba yashyize indabo ku kimenyetso cy'ubutwari ahangaha ku gicumbi cy'intwari Remera mu mujyi wa Kigali.
ni umuhango rero wo kwizihiza umunsi w'intwari z'u Rwanda. uwo munsi wizihizwa buri tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka. birumvikana ni intwari rero nk'uko twakomeje kubigarukaho ziri mu byiciro bitatu. icyiciro twavuze cy'imanzi kirimo Major General Fred Gisa Rwigema ndetse n'umusirikare utazwi, mu gihe izindi ntwari zose zamaze gushyirwa mu cyiciro cy'imena. tukaba twahoze tubigarukaho ko icyiciro mu cyiciro cy'ingenzi ho tutarabona intwari zikijyamo, ubushakashatsi bukaba bukomeje. nkaba rero ahangaha ndi kumwe na Nkusi Deo, n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ceno cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, impeta n'imidari by'ishimwe. Deo, uyu munsi ni ku nshuro ya 29 hizihizwa umunsi w'intwari z'u Rwanda. kuri inshuro ya 29 uyu munsi uvuze iki nk'urwego rushinzwe intwari z'igihugu? ngira ngo ni umunsi ukomeye ku rwego rw'igihugu. ni umunsi twibuka intwari zahanze u Rwanda, tukibuka intwari zitangiye u Rwanda kugira ngo u Rwanda rubeho, tukibuka n'intwari zagiye rukura mu mage igihe cyose byabayeho mu mateka, tukibuka n'intwari zarwitangiye mu myaka ya vuba abantu benshi bazi bibuka, abahagaritse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. tukibuka n'intwari zitangira igihugu n'uyu munsi wa none kugira ngo tugire umutekano, tugire amahoro, tugire iterambere, tugire imibereho myiza, tugire n'imibanire myiza. nari ndimo mvuga ko dufite ibyiciro bitatu, ariko hari icyiciro kimwe cy'ingenzi. nta ntwari zirashyirwa, nta ntwari yari yajya mu cyiciro cy'ingenzi. kugeza ubu dufite intwari mu cyiciro cya mbere, icyiciro cy'imanzi, tukagira intwari mu cyiciro cya kabiri, icyiciro cy'imena. nta ntwari yari yashyirwa mu cyiciro cya gatatu cy'ingenzi. ariko nk'uko mubizi, urwego rukora ubushakashatsi, rwamara gukora ubushakashatsi ibyo rugezeho rukabyohereza mu nzego zidukuriye, nazo zigakora ubushakashatsi. birumvikana igihe cyagera icyemezo kigafatwa. byumvikana rero yuko bishoboka igihe icyo ari cyo cyose, izindi nzego zimaze gukora nazo ubushakashatsi, ko haboneka umuntu, abantu bajya no muri icyo cyiciro cya gatatu cy'ingenzi. ariko mu bushakashatsi mukora Deo, mubona mu by'ukuri abanyarwanda uyu munsi bagizwe n'urubyiruko rwinshi, niwo mubare munini, mubona uwo muco n'indangagaciro z'ubutwari bihagaze bite mu banyarwanda? mu by'ukuri witegereje u Rwanda uko ruhagaze, abanyarwanda muri rusange, urubyiruko mu buryo bw'umwihariko, bitanga icyizere ko mu gihe kizaza u Rwanda ruzakomeza kugira intwari. ariko cyane cyane ureba no kuri uyu munsi wa none u Rwanda rufite intwari mu buryo bugaragara, abantu barwitangira mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu, batuma igihugu gitera imbere, batuma igihugu kigira amahoro, kigira ubukungu, kigira n'imibereho myiza. ndetse ugasanga hari abajya bavuga ngo u Rwanda rugasagurira n'ibindi bihugu, ugasanga hari n'intwari zitangira ibindi bihugu muri Afurika ndetse n'ahandi mu mahanga ya kure, ukavuga uti abanyarwanda koko bafite intwari, bacyafite intwari. ariko ni ngombwa ko dukomeza kwigisha, tukamenya yuko tutigishije, tudatanze ingero nziza, tudakanguriye cyane cyane urubyiruko kugera ikirenge cyabo mu cy'intwari zababanjirije, yenda twagira igihe twasubira inyuma ho gake, ariko byo turabona ko bitazabaho, kuko abanyarwanda bakomeje kurangwa n'indangagaciro z'ubutwari no kumenya kirazira, bakirinda ibintu bidafitiye akamaro igihugu. hakorwa iki ngo uwo murage ubu umurage uhererekanywa n'ibiragano byose cyangwa se na generasiyo zose twitije ururimi rw'igifaransa? ngira ngo icya mbere ni ukwigisha, buriya kwigisha, ubukangurambaga, iminsi mikuru nk'uyu munsi wa none, ibiganiro nk'ibimaze iminsi bitangwa kandi bizakomeza gutangwa, ariko cyane cyane mu mashuri, ko urubyiruko rwinshi mu mashuri bakagira uburyo bigisha, bakagira uburyo bakora ibiganiro. tugira za club nkatwe mu rwego mu mashuri atandukanye, amashuri yose y'igihugu, ariko club yenda ntizihagije. ni byiza yuko mu nzego zose, ababyeyi, abarezi, abarimu,
abantu bigisha mu madini, abayobozi mu nzego zitandukanye, ko twese twafatanya kuko burya igihugu cyubakwa n'abantu bose bashyize hamwe. Kugeza ubu birakorwa, ariko ntiwavuga ngo twageze aho twifuza. Turifuza ko byarushaho. Tuzakomeza gukorana n'inzego zitandukanye kugira ngo birusheho, twigishe abatoya cyane cyane, ariko twigishe n'abakuru, kuko nibo barimu, nibo barezi, nibo barera, nibo bagomba gutanga ingero nziza. uyu munsi wijihijwe ute dusoza hirya no hino mu gihugu usibye hano? Ngira ngo nk'uko mwabibonye muri uyu mujyi wa Kigali hagiye habaho ibiganiro bitandukanye no ku maradiyo na za televiziyo, habaye imikino itandukanye ihuza abantu benshi, habaye igitaramo, nimugoroba twari mu gitaramo gisingiza intwari. Nk'uko byakozwe rero muri uyu mujyi wa Kigali ku rwego rw'igihugu, hari uturere dutandukanye twagiye tubikora, ariko ntibirangira uyu munsi. Ngira ngo no mu kwezi gutaha kwa Gashyantare uko uzakurikiraho mbere y'icyunamo, ibiganiro, kwigisha, ibintu gushima no gushimira abakoze ibikorwa by'indashyikirwa, ni ibintu bizakomeza. Usanga rero ari umunsi wigishijwe neza, cyane cyane ko uyu munsi wa none mu midugudu yose y'u Rwanda hari ibiganiro ku ndangagaciro z'ubutwari. Hamwe n'ibiganiro rero hari abagira n'ibindi bongeraho byo kwishima, byo gushimira abakoze ibikorwa byiza by'indashyikirwa, kuremera abafite yenda ibibazo bitandukanye, ariko tukagira n'icyo kiganiro gihoraho abantu bagora bibukiranye. Si mu Rwanda rero gusa, no muri diaspora mu banyarwanda batuye mu mahanga naho birakorwa, kandi bizakomeza gukorwa. Dusanga iminsi yabo, umwanya bagira udahuye n'uwacu, bakaba babikora no mu kwezi gutaha. Cyo kimwe no mu mashuri atandukanye, cyane cyane za kaminuza, abenshi usanga bafite gahunda y'ibiganiro mu kwezi gutaha. Nkuside umunyamabanga nshingwabikorwa wa Cheno, reka tubashimire umwanya muduhaye. Murakoze cyane, natwe turabashimiye. Mugire umunsi mukuru mwiza w'intwari. Umunsi mukuru mwiza w'intwari namwe. Hanyuma abadukurikiye by'umwihariko barore muri studio, reka tubabwire ko umuhango waberaga ahangaha ku gicumbi cy'intwari uhumuje, tukaba twabasubiza ijambo kugira ngo gahunda za televiziyo Rwanda nazo zikomeze. Urakoze cyane Divin Uwayo na bagenzi bacu mwari kumwe aho ngaho i Remera ku gicumbi cy'intwari, mu buryo dushoboye twese gukurikira uko uwo muhango ugenze wo kwizihiza intwari, aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika na madamu ndetse n'uhagarariye